dufitanye tubiri dufite uw'imyaka 9 n'uwa 11 ubu rero wa 11 ari mu wa 5 primaire undi nawe ari mu uw'imyaka 9 abicumi ari mu wa 2 nuko niba nyine usanga nashonje nakakaye uzepfo norwo nabuzundirira ugasanga mbwira ngo papa ngo ubuse ngo bite bakurya rimwe ku munsi akaba ubwo ushobora kutanarya ariko ukikaruma kubera kuko ntabwo haruririra akakumva hari n'uwo utarira ngo akumve nuko nyine genda nyura mu bintu nk'ibyo byinshi nubwo mubona umuntu agenda ariko abagenda yarashize nta nashinge nta rugero nakuso akakwayurana inzara yari yose ubu bireba ariko ukabura uko bigenza ujye imagine umwana iyo akubwiye ngo papa ngo turanywa amazi gusa turagira gute ese ni muragira ngo njye kwiba intera hamwe zaje gutekereza ko nabaga ndaho ngaho nari ntuye aho ngaho benshi nyine ni nabo nakoragamo muri za burarirwa nyine harimo ibyari bikontabure byagendaga byica abo byabaga bizi nabo bakoranaga nabo noneho baranshorera hari ukuntu baje kunshorera bakubisurubuye hejuru y'amabati rurapfumura rugwa hafi y'urutanda nari mfite nyine umugore yari yahunze bari bica abagore batwite nuko Imana indwanaho nyine banyuriza ku irimbi hari uwandashi witwaga Domeri wicaga kubi cyane waruza abantu bose yarabazi ariko mu by'ukuri wari uri Kigali wanagaragaraga nk'abazungu wowe icyo gihe abaguhigaga cyangwa se bashatse kukwica bakubwira ko bakuzize iki nyine reka mbasuhuze kandi mbifuriza ibyiza nabaha ikaze mu biganiro bitandukanye tubategurira hano kuri Iris TV nongeye kubaha ikaze nanone uyu munsi dufite umutumirwa nkuko muri kumubona kuri kamera zacu ngi amazina yanjye ni Jado Tuyishime kuri kamera ndi kumwe na Emilie uri kudufasha kuri amashusho meza muri kubona n'amajwi meza muri kumva byose ni kubera Emilie hanyuma rero twatumiye uyu Paul Jacques umukomedian Jacques comédien Jacques uraho neza ndakomeye buhoro by'iminsi yes dukomeza rero tunakomeza abantu babuza babo muri genocide 1994 muri genocide yakorewe abatutsi turacyari mu bihe byo kubikana mu minsi 100 ejo ku munsi w'ejo twasoje 14 yibanze Paul Jacques turi kumwe uyu munsi numwe no bagabo bagizwe ingaruka na genocide nawe cyane ko wenda tunashimana ko yirokotse tunashimira Imana rwose yaba yagirokora benshi batandukanye mukomere kandi mukomeze kwiyubaka nibyo by'agaciro hanyuma Abanyarwanda bandi kwese dukomeze twubakane duhumurizanya dufashanya twerekana urukundo Paul Jacques turakwakiriye kuri Iris TV tujye kuganira kugenda rw'amateka ubuzima wanyuzemo ubuzima urimo muri kano kanya gusa mbibutsa ko Paul Jacques ni umukomediye turagira tubinyuzamo agenda anabiyibutsamo gatoya Jacques turakwishimiye cyane murakoze cyane no kuba mwanyitayeho mukampamagara kugira ngo nibwire ku mateka yanjye nk'Abanyarwanda twese Abanyarwanda icyo mbakundira nkunda ko bumva ukuri umuntu avugishijemo ukuri nkurikije so kureba isura cyangwa iki ibyo byavuyeho umuntu n'inkundi twese turabanye uko Imana yaturemye kimwe nubwo haje kuzamwa imyiryane muri biriya bihe byagiye bishira byarangiye byarangiranye n'abacu tukarira tukayahora ariko Imana irahari kandi n'abatuyobora neza barahari ntacyo tubaye mu kanya nkomeje ukano ko kuvuga ngo
wagizweho ingaruka na genocide yakorewe abatutsi 94 wenda abantu bavuga ati se ko ndeba Paul Jacques ari umuzungu asa nk'abazungu ibyo byakomeje kuvugwaho turazi kubigarukaho mu kiganiro neza mu rugendo rw'ubuzima bwawe gusa bamenye yuko mu bwoko bwahigwaga nawe wari urimo nubwo rwose ufite isura abantu bari kubona ariko by'ukuri ntabwo twagakwiye dutandukanywa n'isura cyangwa se umuntu asa ko umuntu ateye ingano ye ubwoko bw'ibyo byose nekeza ko ari amateka ya kera so Paul Jacques hanyuma rero mbere ko dutangira abantu benshi baba bakuzi mu kwigana inyamaswa zitandukanye barabizi cyane bamwe na comedy zitandukanye nakekana burya rwose reka duhere nko ku tuntu nka tungahe reka nkore muri ka comedy gakeya kugira ngo nongere mbibwire ko nyiri tukiriho bamwe namwe kubw'Imana n'ubuyobozi bwiza yes nkaba mpereye ku kitwaga yari radio BBC yavuyeho iyo yajyaga bajya gutangira ibiganiro byabo ariko no bishovuga ngo ni TV ki Iris TV Iris TV none rwero ubu muri aka kanya ngeze hano nibwira Abanyarwanda kuri TV Iris ko comedy ye Paul Jacques yewe nahigereye natumiwe mu gutumirwa mu by'ububabare navutsemo nkabandinze ngira imyaka 31 nkiburimo ntacyo byiteburuyaho ubwo rero nkaba mpereye kuri ako rero nagatangirana na comedy kuri TV Iris TV noneho nkaba ngiye kubabwira muri comedy zanjye ku buryo wenda nari naratangiye kwibagirana ariko TV Iris yantumiye kugira ngo nongere ngaragare nigaragariza Abanyarwanda abifite abatifite nacyo hari abarutana bakagira icyo bamarira umuntu ku muntu utifite udafite shinge na rugero udafite hepfo no haruguru yes noneho nkaba nkomereje ku kintu bita ibinyobwa batumirwa bantumiyemo kandi ubwo nanjye nkabereka ko nimera utuzi tworoshye tutuma agasukari ubwo kari urufunguye karagashyi kakoka kari na twa petit score petit score gafunga gute noneho Coca-Cola na iyo bitari mu mivuduko yo byapfunduwe cyane iyo byapfubye Coca ni karyoshye noneho kubaryi barenza ku kinyobwa ku binyobwa biri kunyobwa cyangwa biba biri kunyobwa ahantu hose mu mpande zitandukanye nyinshi dushyiraho ikintu bita la viande les bananes les arachides comme ça uraziriye ngomba kubyereka Abanyarwanda koko ari benshi bongere barebe ongera barebe siko wagira ngo ujindutse inyama we bon appétit palioma ese nihaganyura noneho dukomereje ku kintu bita les bananes igitoki umuneke igitoki cyokeje mu kabari ubwo bageretse kuki kuri kabrushete none ibyo ntibivuyeho dukomeje ku kintu bita iki les arachides ubunyobwa utura n'umubi makuru sinatura umubi wari waza so umubi tura umubi sha rusine pati ubwo noneho ntagatura umubi bya bindi rero byavuyeho byagiye akoti dukomereje kuki kuri comedy okay dukomereje ku kintu cya kwanza cyitwa sarkondo inyombya inyamanza byabusubuye inyombya na umva nani ndushyiramo ntabwo umwuka usohoka kimwe n'uwanjye wumva jyewe
harimo akantu kazamuka cyane. Noneho inyombye ako ni akanyamanza niko inyombye ivuga. noneho inyamanza k'akanyoni gasirikira ku nzu komsa ngaka uwo ni umurizo wayo. dukomereje ku kintu bita lokokeje, hari ifite ibanga ryihariye izamura imanura, hari naho indi ya kabiri iragikupira ukumva itandukanyirizo. ako kantu mujye kumva ikahita ikamanuramo gasubiremo abantu bongera kumva. igahita ikamanura. none itandukanyirizo rya yayindi buri nkoko yose buri kintu ndajya mvuga kiba gifite amajwi kivugiraho. buriya abantu bumvise itandukaniro ry'ayo majwi yose iyivuyeho. dukurikijeho ya yindi y'itandukanyirizo yari bwumve. arakandi tagarura kakasubira inyuma nta kandi nta kariho. wow igacira nako numvise. wumvise itandukanyirizo aho biratandukanye. ikabirashoje hanyuma inkoko kazi nibyo tugiye kujyaho. wow imvugira ibintu icyo wamuhamagariye. okay mba nakiza amashyushyu menshi. ndabizi uba wagize amatsiko ibyiza iyo ari byiza n'ibibi ntabwo ari kimwe kabisa. nibyo mpamvu nk'abanyamakuru nk'amwe n'abantu mwese ba nyiri kazi njya nkunda kuvuga ngo impano mbi ni ukwica no kwiba no kuroga. ndabeshya nibyo kora aha rwose pe. wayumvise ko nayihama wagira ngo yakumvise hanze sakisibika. reka wumve yongeye azike bikora gatatu nayo. aha twagiye ngo ni inkoko yari yigacishijemo yo hanze. dukomereje kuri bimwe wamvugiye byanje uko bikurikirana. dukomereje ku nkoko kazi iteteza rusake itireta ishaka kuyimya. ngiyo reka ubyumve. iyo ni ingabo yayo original neza ngiyo nongere nsubiremo wumve utajya ubona bitoragwe hano munsi y'aya makaro. iri gusakuza ishaka kujya kureba aho iterera. rusake imbaze kugira ite yayihamagaye yitorera. ubwo imaze gufata ku bintu aho ngaho gahunda ibirangiye. ku ruhande dukomereje ku kintu bita ipusi yo mu nzu n'iyo hanze ntabwo ari kimwe. ntabwo zivuga kimwe. amajwi aratandukanye. reka uze kumva itandukanyirizo naryo. ngiryo udukamene neza ntituze guturuna. urabona ari woke duhagaze bwuma umbaza n'uri gusubiza ni woke. yes ngiyo iya mbere uri bwumva itandukanyirizo. wayumvise yasakira cyane sinazishitwe wazishituye kabisa. gufata ku zuru kugira ngo ijwi risohoke neza. iyo ngiyo niyo mu nzu. yo mu nzu. none itandukanyirizo rya yayindi uri bwumve iyo hanze. yapi dubura amajwi wanze usomeho gakeya. siko neza nta tandukaniro. twagiye
twagiye igihomora iyo ni igihuku igihahamu gishobora no kurya izo mu nzu Paul ibyo bye ku ruhande dukomereje ku kintu bita ijwi rya dendo yamanuye cya kintu cyayo iyo ni dendo y'isake iyi ngore ni uko ibivuga isake niyo igira ibyo bigiye ku ruhande reka tubakorera kandi kamwe hanyuma twinjire mu kiganiro cyacu neza tuze kubasoreza tubatera amatsiko n'utundi tuntu turi inyuma haracyari imbwa ingurube imisambi inuma inka n'udukwavu n'amajwi y'inzovu n'intare byose biracyahari muri kano gapeti ka mbere dusoreze ku kahe ako tugiye dukopiyeho ni akantu twavuga ko nk'uruhinja rwavutse umunsi rwo kuri noheli rutandukanye n'indi minsi se reka urwumve amajwi n'ayanjye naje naya poromosiyo neza nakavutse uwo munsi ko kuri noheli ntabwo ruba ruvuga cyane uzi ko uruhinja nyine ruhinja rukiva mu nda ya nyina ako kanya naho urukuru abarira cyane rurashaje rwarakuze ubwo rero twagiye arakoze cyane Paul Jacques banzu bisobanuriho rwose arakoze cyane Paul Jacques ngira ngo namajwi neza mwumva yuko koko izo nyamaswa agenda zisubiramo mu buryo bwumvikana ku buryo bigoranye cyane kuba utari kubireba ko wamutandukanye n'ibyo ry'umuntu cyangwa se inyamaswa nyirizina ngira ngo ni comedy nyinshi yagiye akora n'amajwi menshi yagiye akora menshi aho bagiye mubona kutangaza amakuru bitandukanye uyu munsi rero nifuza ko tuganira ku rugendo rw'ubuzima bwe ubundi Paul Jacques aho bahura ati umuzungu abandi bati umuntu agaze ikinyarwanda abandi bati umuntu n'umukire ariko ushaka gusanga ibyo byose bitandukanye n'ibyo ngibyo byose Paul Jacques icyo tubana naho bwa mbere uri umubyeyi wubatse n'abana bangahe ngewe uretse ko nagiye mpura n'uruva gusenya abantu ntabwo bari beza bose mu mitima yabo hari ukuntu wibaruka ibyiza ntubitunge kubw'uko abantu bamwe na bamwe baba bafite rombi baba bafite imitima mibi kuvuga ntabwo ari ukuvuga ngo ubwicanyi bwarabaye gusa ubwicanyi burya nabwo bubi bubera mu by'umuntu yakuroze nabayeho nyitangira kurongora ngeze muri Kigali ariko sinari nararongoye ntaragera muri Kigali kuko mu cyaro naturutsemo cyangwa navutse habi cyane yegereza mikoro ku buryo umwana wa kera higaga uw'umugabo undi ntiyige iyo mbuyiga ntabwo iki gihugu cyanjye mvukiramo nabwirirwa cyangwa ngo mburare ntabwo wagize amahirwe yo kwiga ntabwo nagize amahirwe yo kwiga ngo ngire umeze neza cyangwa mbe naragize papa umeze neza navutse ndi wa mwana bitaga ngo ikinyendaro mbese udafite isura nk'iy'abandi bantu ariko ku bushobozi bw'Imana nubwo umuntu aba avuga afite ibiniga byinshi ku mutima ariko hari igihe wikomeza ukareba uwo waririra ukareba uwo utaririra ukamubura ariko ukavuga uti mana mana ujye umenya abawe ubwo ngeze muri Kigali naje muri 1983 mvi Cyangugu wavukiye Cyangugu mu magambo makeya aho mbita mu Gatare navutse mama yari yarantwitiye za Bukavu yongeye ngo hari abazungu si bakera simbizi ngo birukanye muri za 1932
ari wa mama yaje antwite nyine ambyarira hari icyangugu mu cyaro. uwo muzungu ugize umenya inkomoko ye ariko kubwa amahirwe mama nyine ni wabaye papa na data. Niwe nakuze mbona ngize mu myaka 15. Papa we namumvaga ku isura gutyo gusa simuzi. Numvaga ngo ni umutaliyani bandi ngo yari umudage. Ariko ubwo nyine nka byoberwa mfata naho ntafata. Navuga ni byose ibi biba Imana ibibizi. Bigize utunga ifoto ye byibuze nayo byonse ntabyo nzi. Ubwo mbayeho gutya gusa nyine iyo muyifite cyangwa ari nk'umuntu wari imagine aba yarasize n'ibyangombwa ku ambassador ariko nta byo yagiye basize bazungu bakira bari nk'abapagasi nabo bari ibisambo. Uretse ko aka kabiri nkagize kubera kuko navukiye mu Rwanda rwiza. Nkaba nshaje mfite imyaka 31 nkifite akagasura keza kubera kugira ubuyobozi bwiza. Iyo ubwa mbere bwabaye bubi ubwa kabiri ntibikubera bubi ntibubera abantu Abanyarwanda bubi. Hari ubuza ari bwiza pe bukakubera ukabaho uko wakabayeho ariko uvuga uti ndagenda mu nzira nshikamye nge ntahe nshikamye ejo ngende nshikamye ngaruke nshikamye. Yego ubwo rero muri make nkaba ndumugabo nyine w'imyaka 31 mfite abahungu 3 n'abakobwa 2. N'umugore nyine naje gushaka undi wa kabiri uwa mbere bari baramuroza arapfa. Paul sana bwo nari mfite kuba tuvindimwe nari mfite mukuru wanjye na umuntu wanjye na mushiki wanjye. Abo bose uburwayi bwarabatwaye ntabwo bishwe n'intambara. Nabo bitabye Imana nibakiri bo bigende by'uburwayi gusa. Ariko turabashyingura cyane ariko nabishwe n'amasasu n'iki twagiye kubashyingura mu cyubahiro kuko bazina president wa Republika twitayeho cyane ntabwo abashaka ngo ahohote babe yapfa kwandararira aho yandaritswe. Abashaka ngo yandururwe ashyingurwe mu cyubahiro. Twarabashyinguye mu cyubahiro rero kandi ntako atagize na n'ubu ntako atagira. No mu mahanga aravugwa neza n'ahatari mu mahanga na kure y'amahanga aravugwa neza. Iyo wagize neza inezi kugeza hose. Ubwo rero ndaho kububu bakurya rimwe ku munsi akaba ubwo ushobora kutanarya ariko ukikaruma kubera kuko ntabwo haruririra akakumva hari n'uwo utarira ngo akumve. Ngewe rero nkaba mbisobanuraho cyane nk'Abanyarwanda nkanjye ko hari abumva ukuri bize hari n'abubwira nyine babatariza nyine bari bandi mu dukabari gusa cyangwa iki batakumvira ukuri batakumva ukuri kwawe. Ariko ubwo ubushobozi bw'Imana n'ubuyobozi bwiza umuntu ababayeho ko ariho akabaho. Ikibi nuguhushagurika ukiba ukarwana ukica mugenzi wawe ukamuhotera ukamugambana ngo arafite ibintu ngo agize ate. Ibyo nibyo bibi bituma n'abantu barangizanya. Ariko nibyo kwifuza ngo nyanaka afite indege afite imodoka afite amamodoka birafite 3 ahubwo musengere bigwire biboneke wenda jo wamuririra akaguha n'icyo kiro cy'ubugari. Yes niko tuba dukwiye kubana nk'abantu. Ndabeshya ntago beshya niko tuba dukwiye kubana nk'abantu. Burya abanyamakuru ntashobora kuvuga nabi kuko hariho umunyamakuru nyawe personnel ushobora kugeza ku kintu utigeze ugeraho uzageraho. Kandi muri iki gihugu cyacu abakozi by'ubucuhe byarabagarutse. Abafite kugira imitima ya kimuntu myiza bagomba kuyigira bakanabaho neza bakanagororerwa batanagorerwa n'Imana ikazabagororera mu bundi buryo. Voilà yes. Hanyuma Paul tujyanye ibintu byose ku murongo ntaguciye mu ijambo ndi kuzugira ngo numva urwo rugendo rwose kugera i Kigali no kugera muri ubu buzima urimo agakanya cyane ko we nabwire n'abantu ko ntago bimeze neza muri iyi minsi ntago bimeze neza ariko hari impamvu ukuntu ibintu byose biba byaragenze. Hanyuma kuva icyangugu kuza i Kigali wavuyeyo mu buhe mwaka byari byatewe n'iki? Ngewe kuva Cyangugu aho ngaho navukiye mu Gatare Icyangugu ihanika
nuko nabonaga ko abakecuru intambara itaraba nta bushobozi bari bafite nari narihimbiye utuntu tw'udukomedi noneho ngeze muri Kigali abo mbese abumvaga nk'utwo tuntu kera cyane nyine barantumiraga ahabaye twa anniversaire habaye iki umaye 5 10 nyine ibirayi bikaboneka. Hari muwe mwaka ubwo naje muri 43 mvi cyangwa aho nibwo ageze ina navutse 6 mu myaka 22 ni muri icyo kigero cy'imyaka 22 kabisa. Naje mfite imyaka 16 aribwo mbere nyine ntangiye akazi kwiga kubona akazi kari gaciritse nyine k'abantu bo hasi batize cyangwa batayize gute nase ntangira akazi kwa Mironko mu ruganda. Icyo gihe ayo wakoraga ku munsi yari 210. Ukuraga iki ubwo? Byari mu ruganda mu ma plastic y'amayoga n'iki byose n'amafanta. Hanyuma kutagira amahirwe yo kwiga muri famiye birumvikana aho rusigaranye n'abaye gusa byabiterwaga n'ubukene kuko hari na politiki ya kera tumaga abantu batiga nabyo birashoboka. Nakubwiyeho n'abana higaga umugabo uwisura nyine ntiyige ukabana kandagirwa mu mutwe n'ibyo nibyo rero nabyo byagiye byicira abantu nkatwe nyine tutagize amahirwe yo kwiga. Ariko rero tugashimira Imana ko abari kuvuka ubu kuri ingoma biga bakazarenda barangiza bameze neza nta kibazo. N'usize ukazamusiga avuga ati musize heza uko imeze ibyange rero. Yego. Hanyuma mu buzima bwo kwa Mironko no gushaka ubuzima I Kigali unabivanga no gukora udukomedi kugira ngo ubeho inambura muri 1994 genocide yakorewe abatutsi yabaye waramaze gushaka waratangiye kugira umuryango ufite abana. Nari mfite umugore wa mbere nyine bigejeje hagati arahunga ahunze ngiye nsigara mu nzu aho bitaga ko Karambo ruguru Expo ndagenda mpira mu nzu nyihishamo paka. Ariko nyuma yaho naje kugira ikibazo nyine ni bya bindi umuntu batagomba kwisobanura kuri byose kuko urumva hari biba bikubabaza gusa nyine bikakurira mu mutima. Ubwo noneho aho ku Karambo nabaga sinzi intera hamwe zaje gutekereza ko nabaga ndaho ngaho nari ntuye aho ngaho benshi nyine ni nabo nakoragamo muri za Burarirwa nyine harimo ibyari bikontabure byagendaga byica abo byabaga bizi nabo bakoranaga nabo. Noneho baranshorera hari ukuntu baje kunshorera bakubisurubuye hejuru y'amabati rurapfumura rugwa hafi y'urutanda nari mfite nyine umugore yari yahunze bari bica abagore batwite. Nuko Imana indwanaho nyine banyuriza ku irimbi. hari uwandashi witwaga Domeri wicaga kubi cyane waruza abantu bose yarabazi. Noneho Imana indwanaho nyine indwanyeho banyuriza bansohoye mu nzu bukujyanye ku irimbi banjyanye ku irimbi kunyica. Imana iki mu kuboko hari uwandashe uwo Domeri isasu ntiryanyura mu maguru ngo rimbirandure ngwe hasi. Bageza ku irimbi naboga ngenda ntwaye n'udufunguzo mu ntoki tw'inzu. None naramwe zimwe na zimwe nizo zavuze ngo aho kantu ni mukihorere ngo nakantu kisekerezaga. Ubwo rero urumva ibyo kuvuga ngo uriya ngo n'umuzungu ngo niki bamwe na bamwe baricwaga rwose baricwaga bagapfa kubera kuko iyo tabaga ufite kirengera nyine cyangwa ngo barwanye ntabwo warwanya uko urwanya ntacyo wamurwanyisha. Imana nyine yanyigiye ukuboko baramvuganira ngenda niruka tari umugore yarahungiye yiraha kurya muri yakorosi yo kukakira ngo ariho nase nawe wareshyaga n'intuso nyine yari yarahungiye mu myobo. Hanyuma umwana wanjye waje gupfa twari twarahungiye Indera aho duhinguke bavuga ngo intambara I Kigali yarangiye ngo dutahe. Ngaruka mu rugo ni ako akana kanjye kapfuye bakaroze ninge wari warakise Akimana Joseline nyine yaramukikiye nsanga amukikiye ariko umuryango kigiye nkwita Amarira. Ubwo yarahungutse mama nshanye Imana ishime ko kiriho kabisa. Nuko nyine genda nyura mu bintu nk'ibyo byinshi nubwo mama ubona umuntu agenda ariko abagenda yarashize nta nashinge nta rugero nakuso
kwayurana inzara yari yose ubu bireba ariko ukabura uko ubigenza ujye imagine umwana iyo akubwiye ngo papa ngo turanywa amazi gusa turagira gute ese nimuragira ngo njye kwiba none se Paul komera rwose nanjye kubaza n'icyo gihe cyane ko urayizi ko muri genocide yakorewe abatutsi cyane ubwoko bw'abigaga n'abatutsi ugasanga ndetse bazengejwe mu mpande zose z'igihugu ariko mu by'ukuri wari uri Kigali wanagaragaraga nk'abazungu wowe icyo gihe abaguhigaga cyangwa se bashatse kukwica bakubwira ko bakuzize iki nyine niyamana irwana ku muntu abari bazi dandite za kera bari bazi nyine ko natsikweho mama nta kindi yari iriya sura nyine iriya batsembatsembye imana nagize nyine nuko umujyi aba ari munini noneho gusa ikintu cyaje kundwanaho n'abasirikare ba FPR sinari nabazi bambaye bya bote by'icyatsi kibise nuko ndarira ndavuga n'imana ushimwe ubwo rero cyo gihe nyine twari tugenda amajoro yose ibisasu bikubita duhungiza ndira ariho baduhungishirije tunyura za Nyanza amaguru yarabyimbaganye nuko tugindera nyine tubayo muri za kariyese aho bitaga kariyese ahantu ku university y'abanyeshuri mbese bamwe tugenda dukura ababaga barenganyijwe mu mazu bagenda bashyira hamwe nyine nuko ubwo icyo gihe wamenye amakuru wenda yuko umubyeyi wawe cyane ko ari mu bwoko buhigwa bashobora kuba atararenganiye muri ayo mazazane nyine barenganyijwe ku by'uko nyine n'ubundi bari batekerejwe kandi n'abamuhitanye nabo twari duturanye nabo babaga bifite bakagira icyo babamarira bakabaha nk'ibyo bishyimbo bakabaha nk'ibiki nene babaga bakabaha nk'inyama cyangwa iki ariko rero urumva icyo gihe biba navuyeyo mfite imyaka 16 urumva ko navuye kera cyane nuko ubwo rero nta n'amasambu bari bafite ngo naba naragiye ngo nyagurishe mbeho neza nanjye ngira ku kamodoka nk'akabandi bagira cyangwa niyo moto n'iryo gare ishyamba ryarahamaze niyo mpamvu nakomeje gukakara nyine nkakena nta kuri nabikubwira nuko bimeze hanyuma se umubyeyi wawe mwongeye kubona na ryaye wavuye mu rugo ufite imyaka 16 nuko u Rwanda rwirwa n'iryo cyane 94 ni wari uri kumwe n'umubyeyi nibwo wamubuze nabwo nyine nari maze igihe Kigali nari maze imyaka nk'ingahe muri Kigali naraje muri iyo 83 intambara iba aribwo yahise banyine hagati na hagati aribwo twumvishe ko babishe mama yari afite 55 yabakuru yari nko muri za 60 na murumuna wacu wundi na marumbi bose hishwa abantu bane nuko polisana abandi bose n'uburwayi bwabishe nuko hanyuma gunguka kwa madamu wawe uri gusiza Kigali gusiga mu bihe bikomeye nawe urumva nawe ntiyari yorohewe yagamiza nabicyane nyine babagore batwite mwongeye kubona na ryari twongeye kubona na nyine icyo gihe intambara irangiye uretse ko nyine abisi ntibamukunye nyine bakomeje kumiruka n'intambara yararangiye nyine bamuroga aza gupfa intambara yararangiye mu mwaka nko muri za 2000 na intambara nibwo yari kirangira yari imaze igihe irangiye yari imaze imyaka irangiye nk'ibiri nuko okay yagusigiye abana cyangwa yansigiye abana abahungu 2 n'umukobwa abandi 2 bari barabaroze barapfuye mufitanye abana 4 yapfuye harabanje 2 ubwo nyine nibo yigendeye yakurikiye nawe nuko nabo bazize ibintu nk'ibyo by'amarozi by'abana b'imfura wawe urwayi ntaki nuko waroga nyine bya bindi by'amajaruze kandi byose byakorwaga n'umuntu umwe wari ingumba utari yarigeza byarindi ngo abagore bikundanishwa nyine bagahemukira abana nuko byagenze n'urugendo rutoroshye polisana gusa ngira ngo by'umwihariko no minsi abantu benshi bafite ubuhamya bukomeye byo banyuzemo ndetse rimwe na rimwe kubyumva babitoroshye ariko nugumye gukomera twarabirenze no gukomeza imbere ni heza tukiyubaka hanyuma Paul kuza gufata umwanzuro wo gushaka undi mudamu byabaye mu mwaka
imyaka 4 yari imaze kuvamo uhereye nko muri 2001 na 2002 na 2004 simbize aribwo naje kwitekereza ngo ushaka undi wenda ninkena nzakenane nawe ni naba ari umuntu nk'umunyamurengwe ushaka ibyinshi abe yagenda ariko naragerageje naresiye kugira ngo mushake mbane nawe ubwo rero urumva uko bimeze kose utari gisambo cyangwa utari iki ko twubonye ntabwo cyo wamuhisha ngo umukinge nk'ubusina nawe n'amayoga sinjya nk'inzoga wabibonye ngo banagiye mu makabari nabanagiye kurya ayo mabrushete izo samaki ntifite ibyo bikora wifite utifite ntabwo apfa kwigaragaza ahantu habifite nuko yego birumvikana we mwabyanye bangahe ho mufitanye abana bangahe wa kabiri wabyaye wa kabiri nawe ni nkuko byagenze nyine abakomeje kunyirukaho aho twari turi nyine twari tuhatuhe n'ubundi bamuzingiye ku ndebyeri zivamo uwa gatatu avamo aragenda iya kabiri iragenda havuka uwa gatatu dufitanye tubiri dufite uw'imyaka 9 n'uwa 11 ubu rero wa 11 ari mu wa gatanu primaire undi nawe ari mu uw'imyaka 9 icumi ari mu wa kabiri nuko niba nyine usanga nashonje nakakaye uze epfo n'urwo nabuzundirira ugasanga mbwira ngo papa ngo ubuse ngo bite byabana nyine nuko nyine iyo hari ugupfuye agasoni nyine uramuririra wenda ari bikore cyangwa atari bikore Imana niba igomba guteganya nyine uko umuntu ari bubeho ari buramuke cyangwa atazaramuka yego birumvikana Imana niyo nkuru komera cyane abana bo bakuru babiri basigaye mu go ku mukuru ni batatu nyine hasigaye batatu undi afite 15 bon wa 15 banza afite hafi 16 undi afite 17 umukobwa ni ufite imyaka 20 ubwo nawe nagize probleme yaburaga imyaka 2 ngo arangize bamutera indarabyara ubwo nkomeje guhura n'uruva gusenya uretse ko nta wanga umwana nyine mu bandi nuko ubwo rero mfite umuzukuru w'umwaka n'amezi 4 abo bose nyine yo bavuga ngo papa bose muracyabana mu rugo kumwe ni nk'umuryango barafunze rero nyine mba nibaza ese ndakuraho icyo kurya cyabo burya abantu b'abasore rero ibyo nyine baba bashaka yasinya yose by'urubyiruko ubwo uratwihanganira impamvu twabonye kugira tukubaza ati abana bangahe mufite abana kugira ngo twumve sharize ufite nk'umubyeyi mfite abahungu 3 n'abakobwa 2 zitoroshye n'umwuzukuru mu buzima butarimo akazi mu buzima butarimo uburyo ubona ubushobozi buhagije nk'uko nyine abana bakabaye babyifuza ariko nyine n'ubuzima hanyuma kugeza ubu ngubu navuga ngo ubayeho ute rero ubayeho ute ukora he ukora iki uko mbayeho uko Imana ibishaka kuko si ko umwana w'umuntu waba bishaka washobora ari bamwe na bamwe ashobora uko yanavuga ati ese buraka aravuga ibiki iyo yaba kari gapfuye kakica inzara ubwo rero muri ibi bihe biba za corona n'ibiki byose zagiye ziziramo umuntu yazirinzemo cyane ariko inzara ari yose uretse ko leta nyine burya ni leta ni nziza cyane yagiye itanga ibishyimbo muri zira corona ya mbere ya kabiri yabaye abantu nyine tukabihekenya rwose arakaba perezida wa repubulika avuga cyane n'umugabo n'umusaza nkanjye mwiza cyane n'umuryango wenda ukunda nawe ndamukunda nuko bose famiye ye ndayikunda nubwo bari umuntu mutahita muhagarana ngo muvugane ariko ndamwemereje 100% kandi nibazina ni Paul kuri Paul ndamwemera cyane erega abantu b'imitima babaho buriya tuhuye yambesha pe nawe yanga nawe ese nk'umuhuye n'icyumva wawe musaba nk'umuhuye ugize umugisha wo guhura nawe cyangwa se kuvugana nawe umva ari ubuhe mvuganye nawe urumva bavuganye nawe
icyo yagushoborera nticyabura maze n'abandi bandi abahamaka kabaho ikiziriya nyana zivuga noneho nyina wazo iri kuri nuko kurumva yamburira iki nkanjye Paul Jacques twitiraniwe Paul bazina bawe ni umusaza mwiza cyane ahubwo tuzamuhorane nuko bimeze nakundi nta kazi ubu nibereho gutya gusa ndahura nawe waba wifite nyine ukamakoka nkakanywa hanyuma nkaryama nk'ubu ndaje mu akawari nari nahagiye pe yabaye nk'umuntu wabyaye ariko nkomeje kwivuga ibigwi nyine hariho abantu nyabantu nakubwiye ko iyi myenda hari abantu baba biyemeje kuguha ikintu kibavuye kuri roho bakakiguha amapantaro n'izi nkweto ni abantu babimuhayemo kakado uva nkaho ukagera mu gishanga hariya nta kibazo icy'ingenzi naho ushyira ikirenge icy'ingenzi naho ushyira ikirenge naho ushyira ikirenge noneho icya kabiri ukabona icyo ushyira mu gifu n'abana ubwo rero urumva afite umuryango nk'ubu ngubu barafunze nyine barakoranye ni bya bindi wibaza utese bararariye cyangwa barararondeye kacyayi n'icyo icyo gikoma madamu nawe nta kazi bikabura madamu nawe nta kazi nta cyo akora nta kazi ngira ngo ukuntu Kigali barabizi kazi nawe yavutse ahantu nyine ahantu yavutse ni hariya iwabo i Nyanza ko bigega nawe nta bushobozi se bamwishe mu ntambara na basaza be mawe nawe ni umukecuru ushaje ariko Imana yamubeshejeho haracyariho n'abakuru be b'umugore uretse ko bose bafite ingo kandi urumva uko baba bafite ingo nta rugo ruhahira urundi birumvikana nta rugo rupfa guhahira urundi abantu batuye i Kigali barabizi iyo nta Kigali nta kazi nta murimo nta munsi rugo ufite famiye ngira ngo nibwo buzima buba bukomeye bubaho ushobora kuba wakumva gusa nyine akazi ni abantu sibyo akazi ni abantu ibintu ni abantu aka kanya uvuze ngo umuntu wifuza kuguha akazi kuko arakazi n'umuntu ko akurushaje abanyengufu nanjye ngiye kugarukaho ni wumva ari umurimo wumva washobora ubushaje urabona iyo imvi n'uruyenzi kandi burya akazi nabwo rero bakubona kose ukabona uko wariye nkose waburara kabiri gatatu nkunje nkuririra wagakora biragoye ntawe wagakora kera ugifite imbaraga wajya gubasha gukora ihe mirimo kera nyizifite nakoze mu ruganda nyine kwa bami nko nyuma yo nza kwava nkora muri Burarirwa ukaba ukora nk'iye poste ibyo nakunze gukora nakunda no gukora cyane nakunze no gutanga keya cyane ku modoka amaparaburize ku ma station y'iki ariko urumva yose nyine aho unsaje nyine urumva ntaho nkiri nyine shingiye nibyo byo kwigendera nk'umuyaga kugenda nkarya patience iyo bibonetse bitabonetse n'ibyo shima Imana uri umukomedian hano njya mbona ari benshi bitunze bakanyumbya ngira ngo njya mbona bakora amakomedi bakabona amafaranga njya mbona n'abandi bakomedian hano mu Rwanda bakora imirimo itandukanye erega hari abitaweho hari n'abatitabwaho hari igihe wenda ushobora kuvuga uti kanyombya ibibanzovu banyagahene bari abandi wenda bakaba babona ko ubarusha ubuhanga kandi bakakurusha ubuhanga bwo gushaka ibyo kurya bakakurusha ubwenge amayeri yuko wenda waba udafite ubushobozi kandi uba ufite rero urumva warwana se cyangwa wakora iki ntacyo wakora ariko ubonye platform cyangwa se ubonye ubushobozi bwo kuba wagira platform ubarizwaho nkuko ukaba ufite kuri YouTube aho ushyira ibikorwa bya comedy amafilme nabonye wajya kugerageza no gukina amafilme comedy byanga bikunze ushobora kuba wabyaza umusaruro ubwo bushobozi bwo urumva icyo bufite ngewe ibyo nakunze kuvuga kuri za BBC za kera cyangwa n'ahandi
ngenda konze kuvuga ko iyo ufite deplacement ikikudeplace nta cyakunanira wajya muri parike wajya muri za Nyungwe ukajya he nawe ufite deplacement ariko ntabwo wagenda ngo urishoye nka biriya binyamaswa bya rutura by'ibiki byose by'amayoka n'iki ngo bajye muri za pariki n'amaguru gusa na miguru utifite cyangwa ngo ube wajya naha nta utifite ku ikofi buri kintu cyose ukigezwaho nuko ufite ku ikofi no kurya urya uko wifite ku ikofi ariko iyo uri zero uri zero okay. Icyo ushatse kuvuga kirumvikana kugira platform nta bushobozi biragoye ukeneye izo kamera ukeneye abagufirimira ukeneye n'iki urumva nubwo waba uri umukomediye nubwo waba uri iki cyari cyo cyose iki kirenga iyo udafite burya gishyigikira ntacyo uri cyo kuko ninjye ubikubirinda ndabizi ngize ko yagiye bimbaho kandi iyo uri na komedi hari ababa bashaka ngo ejo uzaze bakumvira ubusa nk'aya ndayiteze abagabo mu mihanda iraye mu mihanda ubwo nanjye mba nabaye nka so kandi sindi so sindiyo uri umubyeyi mukuru yes ngira ngo rero ubuzima bwa Paul Jacques muri kubwumva uburyo abayeho ndetse ntabwo byoroshye turako turaza gusiga nimero kuko burya ahangaha turi ni mu muryango mugari w'abakunzi ba Iris TV ushobora gusanga ari ugiriyeho umugisha turasigaho nimero zawe hano hasi umuntu akenera kugira inyunganizi wagira icyo amufasha runaka wamushyira kuri platform nagashaka ubushobozi ndasora agashaka amafaranga nabyo byose birashoboka akamutera ingabo mu bitugu ubushobozi bwe bwose bwaboneka bwafasha Paul Jacques muri bino bihe bitoroshye nimero ye ngiyo hasi Paul Jacques turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranye ariko arabona twasezeranyije ko tujya gusoza ikiganiro hari utuntu dusigaye tumwe na tumwe tuza kubumvisha mu buryo bwo kugira ngo twumye tunatsindagire cyangwa tubibutse tubakumbuze y'amano yawe utunyamaswa twaba dusigaye wenda ese niyo nyamaswa wigize ukora uyigana abantu bakabikunda cyane ni iyihe cyane natwe badakunda za rusake inkokokazi ibiki byose bitandukanye mbese abishi batazi burya taraye umuntu aba ari taraye umuntu icyo batazi uzi biba ari ubushobozi biba ari impano yawe aba ari ikintu barushije yes twinshi bagiye badukunda okay duhitiremo nka dutatu tune dusigaye bejeje soza ikiganiro icyo twakomerejeho rwari rwa ruhinja noneho reka dukomereze ku kintu bita ijwi amajwi inuma y'ingore n'ingabo ziri gutireta urumva uri bwumva itandukanyirizo haje tukirabana twajya tuzigana tuvuga ngo gugu warakoze gugu warakoze iyo ni ingabo yayishaka ingore noneho turakomeje dukomeje ku majwi ihene yasusurutse nishwe n'imbeho ntabwo ari kimwe reka wumve itandukanira herero iyo ni yasusurutse noneho itandukanyirizo rya yindi igiye gukurikiraho urabyumva yishwe n'imbeho arimo akantu kazamuka isa nk'itabaza ngiyo turakomeje dukomeje ku kintu bita inzoka ntigirijwe ariko igira ngo wayihamagaye ukagira gutyo ishobora kukumva iyo iri aho ziba ziri nko kuri abazorora ibigira ngo isa na karimi uzarabe ibifite indimi ebyiri hari uri hasi n'uri hejuru ariko ngo ngewe kubera ari rumwe urumva no ibyo bikajya ku ruhande dukomeje ku kibita isamake iri mu mazi zazo ndio hazubona isamake ze ziravuga ibaye yoga nko kuri aho yibonaga tubikuyeho ibyo dukurikijeho ikivugo cy'inyana na nyina
Wekivugo cyaba kamendo umuhungu muto n'umuzira gungobwa basubo n'indindiro kira kubegera tawango ryo gutira muto na mutonga ndibishangwe bya mafieri jeune project pour comédie umwana wimvanye muri commune Gatrese yitira maza préfecture doit cyangugu Jean Primo Negarjo de Sande kumya gatera amarezo menda mugonga age contre mon vélo 00 bat postal virgule mazere kamutwaza ingiri safe nijo ihize blize nijo waituze morning kamu ya tugo ini ish iri mu gikari noneho nyine itaje ish izi isanga noneho reka dukomereze ku bindi dukurikije ku kintu cyitwa igishuhe imbata kiri mu byondo kwa kundi kiri byondo ibyo bivuyeho dukomereje kudushwe turi mu magi nyine zituragasaka bakaze vizi ishaka kuzirya ubiteze ugutwira kumva aho mushkuri sakabaka ubibonye igisiga gitaratamba ibyo bigiye akoti dukurikijeho ikintu bita imbwa zo kwa Berendani iyo ni yahazi amakuza yashonze zimwe z'abambara bodaboda turakomeje dukomereje ku kintu bita umusambi ubwo ibyo bivuyeho wabonye hariya dukomereje ku kintu bita ijwi ry'agakwavu wabwere ku musambi ijwi ry'urukwavu iyo bagakanze ni gutyo kajwigira kajya kuvuga nk'imbwa dukomereje ku kintu bita cya kosho ingurube bari gupima rushe icyo rero kugipima rushe ibyo bivuyeho ubwo bagifashe ururimi dukomereje ku kintu bita ijwi ry'inzovu dukomeje ku kintu bita ijwi ry'intare ijya kuvuga nk'imbwa iratontoma ubwo iratontoma kwako nikizamura umugara dukomereje kora aka karirimbo k'Abanyarwanda bose nkunda bankunda nabyirukemo twese nako tugiye gusoreza mugakurikire nikaza cyane mwumva amagambo akarimo ugiye kuko abatura rwose ni tubiri ndashyiraho aka kabiri musanganwa mundu shimishwa n'impuhwe zawe ubwiza kuri kose amezi 9 ni menshi mwese ndi musozi kandi narakugoye bikomeye ngo none ushira imumu uhumure dore ndabihizi icyanzu nkubwira ikiza wowe wambereye umukami ukankamira idateka rugori gahorire heta Yenkwise mutangana muganzo nihaba umwezi kuvugira imivugo mu mvano yo kubaho uragahora igorora urananiye guhanze uhirwe igihe cyose uzagabirwe na mugenga ikamba rigukwiriye murage umubyeyi uzawukomeza iteka uzantere gutunga uzandinde gutongana Yenkwise mutangana munganzo ntihaba umwezi zakuvugira imivugo mu mvano yo kubaho uragahora igorora kabisa kandi ndangirizaho finale turangirizaho
uzikuzi no kuririmba burya hari kamba ryiza Yesu azanyambika azahita kahwinyenyeri ningira amahirwe yo kuzaryambara iryo kamba ryiza Yesu azanyambika yewe Yesu we waramamaye ngo ugeze hose bagukundira ingofero tugera mu bibazo tuzakwamamaza yewe Yesu we waramamaye we yewe Yesu we waramamaye ngo ugeze hose tugukundira ingofero akanyuma akunda kuririmba Musa ndagiye urugamba rushyushye data wambyaye mutera agahinda siga ababyeyi ntabishaka data wambyaye ngo nteze gutsinda nari ntegereje amahoro ngo ngaruke kwa data kureba nari ntegereje amahoro ngo ngaruke kwa data kureba imyaka yansize nyireba yaherekeje urungano rwanjye mu byiza ushimishwa n'iki ngo tugihumeka nkiguhe biganza bitari mu bwiko ndaguhaye cyo tungicyo ushaka ikaba yari TV Iris yes tukugana ku musozo Iris TV reka dusukane ku musozo gusa mvuga ni aka kanya nubwo butumwa watanga cyane cyane mu gihe turi mu bihe nk'ibi ngibi ku Banyarwanda badukurikiye ikindi nicyo bisabira yewe icyo ndabisabira si ukureba isura cyangwa si ukureba iki urebye isura ntacyo wahabwa icyangombwa gusa ni ukureba ko Umunyarwanda ari nkundi kandi twahawe agaciro twese yaba ugize icyo kurusha yaba atarugize icyo kurusha yaguha akurikije ko tutavutse tureshya twese kandi n'uw'Imana yahaye nawe izakomeza umuhe kuko iyo imuhaye aha n'udafite yes ngewe rero aba ndangije ngomba si ugushyiraho agahato egera mikoro neza udashaka uhabwa n'ubishaka udashaka ntiyaguha ntiwamurwanya ariko gusa icyo nababwira icyo nubwo gusa mfite agafone umuntu yampayemo kado nimero yanjye akaba ari 0782 500 404 078 nkaba nitwa Paul Jacques ndi umwana wavutse ndi umunyarwanda nk'abandi bose so kureba isura nta miryango nkigira imiryango naba ariho ndi kuririra naba dukurikiye n'abandi bose nyine tweretse ibi ngibi ibyiza yiba hari uwumvishije ko hari ikibi kirimo yandike za message avuga ko hari ikibi yumvise mu comment hasi komedi bwanjye Imana izandinde guhimba ibibi izandinde kuba nahabwa ibyatuma nkaba mu gihugu cyanjye neza kandi Imana ikomeze irinde Abanyarwanda bose corona iyoyoke burundu nk'uko umuyaga ugenda abariho bifashe bakomeze bifashe abatifashije nabo babafashe murakoze cyane merci beaucoup yes tubashimire cyane mwese mwadukurikiye muri kino kiganiro ngira ngo bwari umwanya mwiza ubutumwa bwiza ndetse mu rugendo rutari rworoshye kwa Jacques ndetse abandi Banyarwanda benshi batandukanye bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye muri buno buzima by'amateka by'iki mwese turabasabye mukomeze mukomere mwiyubake amateka n'abasigarana ahubwo mutegureje hazaza Jado twishime kuri kamera ndi kumwe na Emilie bashimira mwese Paul Jacques kumufasha naho hasi nimero ngiyo nayishyizeho kuri description nayishyiraho ndetse no hasi wifuza kubagira uburyo yamuvugisha no kumufasha ikintu runaka kugira ngo umuryango we ejo utazandagara mwese kuri mugira icyo mwakora ndabashimiye cyane.